Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi ni umunsi w'139 dusoma Bibiliya. Tugeze mu gitabo cya Zaburi. Uyu munsi turakomeza dusoma Zaburi ya 11 kugera kuri Zaburi ya 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka niwe mpungiraho, mubwirira iki umutima wanjye muti hungira ku musozi wanyu nk'inyoni. Kuko abanyabyaha bafora umuheto, batamikira umwambi mu ruge, kugira ngo barasire mu mwijima bafite imitima itunganye. Niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo, umutima we urabanga. Azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane wo mu gikombe cyabo. Kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Zaburi ya 12. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, babwirisha inanga ijwi ryo mu gituza. Ni Zaburi ya Dawidi. Uwiteka atabara, kuko umunyarukundo ashira, abanyamurava babura mu bantu. Bose barabeshyana, bavugisha iminwa ishyeshya n'imitima ibiri. Uwiteka azatsemba iminwa yose ishyeshya n'ururimi rwirarira. Abavuze bati tuzaneshesha indimi zacu, iminwa yacu ni iyacu, udutwara ninde? Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Amagambo y'Uwiteka ni amagambo atanduye, ahwanye n'ifeza igeragejwe mu ruganda rwo mu isi, ivugitiwe karindwi. Uwiteka uzabarinda, uzabakiza ab'iki gihe iteka ryose. Abanyabyaha bagenda hose impande zose, iyo abatagira umumaro bashyizwe hejuru mu bantu. Zaburi ya 13. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka uzageza he kunyibagirwa iteka ryose? Uzageza he kunyima amaso? Nzageza he kwigira inama mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye? Umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye? Uwiteka Mana yanjye, birebe unsubize, hwejesha amaso yanjye, kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje, abanteraga be kwishimira kunyeganyega kwanjye. Ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Nzaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Zaburi ya 14. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Boronenekaye, bakoze imirimo yo kwanga urunuka, nta ukora ibyiza. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru, kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Mbese inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifite? Ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaze Uwiteka. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu bwoko bw'abakiranutsi. Mukoze isoni inama z'umunyamubabaro, ariko Uwiteka ni ubuhungiro bwe. Icyampa agakiza k'Abisiraheli kakaba kavuye i Siyoni. Uwiteka nasubizayo ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago. Nibwo abayakobo bazishima, Abisiraheli bazanezerwa. Zaburi ya 15. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo
ntabwo azanyeganyezwa. Zaburi ya 16. Mikitamu ya Dawidi. Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye, nta mugisha mfite utari wowe. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Ibyago n'amakuba by'abagurana Uwiteka izindi mana bizagwira, amaturo yazo y'amaraso sinzayatamba, kandi amazina yazo sinzayarahira. Uwiteka ni we mugabane w'umwandu wanjye n'uw'igikombe cyanjye, ni wowe ukomeza umugabane wanjye. Ubufindo bwatumye imigozi ingerera umugabane ahantu heza, ni koko mfite umwandu mwiza. Ndahimbaza Uwiteka umujyanama wanjye, ni koko umutima wanjye umugura nijoro. Nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari uburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Zaburi ya 17. Gusenga kwa Dawidi. Uwiteka umva iby'ukuri byanjye, tyariza ugutwi gutaka kwanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye, kudaturuka mu minwa iryarya. Urubanza rwanjye ruturuke imbere yawe, amaso yawe arebe ibitunganye. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi. Namaramaje kudacumuraza ururimi rwanjye. Ku by'imirimo y'abantu, kwitondera ijambo ry'iminwa yawe niko kuma kwirinda inzira z'abanyarugomo. Intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Mana ndakwambaje kuko uri bunsubize. Ntegera ugutwi wumve ibyo mvuga. Erekana imbabazi zawe zitangaza, wowe ukiza abakwiringira, ababahagurukira ubakirisha ukuboko kwawe kw'iburyo. Undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Umpishe abanyabyaha banyaga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Bakinze imitima yabo, akanwa kabo bakavugisha iby'ubwibone. None bagose intambwe zacu, baduhangiye amaso kudutsinda hasi. Ahwanye n'intare ifite ipfa ry'icyo yafata, nk'umugunzi w'intare wubikirira mu bico. Uwiteka haguruka, umuhagarare imbere, umutsinde hasi. Ukize umutima wanjye umunyabyaha, uwukirisha inkota yawe. Uwiteka uwukize abantu, uwukirisha ukuboko kwawe. Nibo bantu b'isi bafite umugabane wabo muri ubu bugingo. Inda zabo uzihaze ubutunzi bwawe, bahaga abana b'abahungu, ibintu byabo bisigare babisigire impinja zabo. Njyeweho nzareba mu maso hawe nkiranuka, mu ikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Zaburi ya 18. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni iya Dawidi umugaragu w'Uwiteka, wabwiye Uwiteka amagambo y'iyi ndirimbo ku munsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli. Ati, ndagukunda, ni wowe mbaraga zanjye. Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye. Ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, ni we nzahungiraho. Ni we ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka, ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Maze isi iratigita, ihinda umushyitsi, imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega, zitigiswa n'uburakari bwayo. Umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havamo n'amakara yaka. Imanura ijuru iramanuka, umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo. Iguruka ihetswe na kerubi, igurukishwa vuba n'amababa y'umuyaga. Umwijima iwugira ubwihisho kuba ihema ryayo riyigose, umwijima w'ibiremeshwa amazi, ibicu bikomeye byo mu ijuru.
ubwiza burabagirana buri imbere yayo, butuma ibicu byayo bikomeye bigenda, hakagwa urubura n'amakara yaka. Kandi Uwiteka ahindishiriza inkuba mu ijuru, Usumba byose avuga ijwi rye, hagwa urubura n'amakara yaka. Arasa imyambi ye, atatanya abanzi banjye, niyo mirabyo myinshi arabirukana. Maze ubutaka bwo hasi y'amazi buraboneka, imfatiro z'isi ziratwikururwa. Kubwo guhana kwa Uwiteka, kubw'inkubi y'umwuka uva mu mazuru yawe. Ari mu ijuru arambura ukuboko, aramfata ankura mu mazi y'isanzure. Ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyangaga, kuko bandushaga amaboko. Bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo. Abinkuramo anshyira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Uwiteka yangororeye ibikwiriye gukiranuka kwanjye, nk'uko amaboko yanjye atanduye niko yangiriye. Kuko nitondeye inzira z'Uwiteka, kandi ntakoze icyaha cyo kureka Imana yanjye. Kuko amateka yayo yose yari imbere yanjye, kandi amategeko yayo ntayakuye imbere yanjye. Kandi nabanaga nayo ntungana, nirinze gukiranirwa kwanjye. Nicyo cyatumye Uwiteka anyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, ibikwiriye gutandura kw'amaboko yanjye mu maso ye. Ku munyambabazi uziyerekana nk'umunyambabazi, k'utunganye uziyerekana nk'utunganye, k'utanduye uziyerekana nk'utanduye, ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye. Kuko uzakiza abacishijwe bugufi, ariko amaso yibona uzayasubiza hasi. Ni wowe ukongeza itabaza ryanjye, Uwiteka Imana yanjye, niwe umurikira umwijima wanjye. Kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'igihome. Inzira y'Imana itungana rwose, ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe. Ni ingabo ikingira abamuhungiraho bose. Ninde Mana itari Uwiteka? Ninde gitare kitari Imana yacu? Niyo Mana ikenyeje imbaraga, igatunganya inzira yanjye. Niyo ihindura ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi. Impagarika ku misozi yanjye, yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Kandi wampaye ingabo inkingira, ariyo gakiza kawe. Ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, ubugwaneza bwawe bwanteye ikuzo. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Nirukanye ababisha banjye mbageraho, sinagaruka batarimbutse. Narabamenaguye ntibabasha kubyuka, kandi baguye munsi y'ibirenge byanjye. Kuko wankenyereje imbaraga kurwana, abampagurukiye bakantera warabangomoreye. Watumye ababisha banjye bampa ibitugu, kugira ngo ndimbure abanyanga. Baratakambye ntihagira ubakiza, batakiye Uwiteka ntiyabasubiza. Maze mbasya nk'umukungugu utumurwa n'umuyaga, mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira. Wankijije imirwano y'abantu, wangize umutware w'amahanga. Ishyanga ntigeze kumenya ryarankoreye. Bumvise inkuru yanjye uwo mwanya baranyoboka. Abanyamahanga barangomokeye, baranshyeshya. Abanyamahanga babaye imihonge, bava mu bihome byabo bahinda imishyitsi. Uwiteka ahoraho, igitare cyanjye gihimbazwe. Imana y'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Niyo Mana imporera, ikangomororera amahanga nkayatwara. Inkiza ababisha banjye, ni koko unshyira hejuru y'abampagurukira. Unkiza umunyarugomo. Nicyo gituma Uwiteka nzagushima mu mahanga, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Aha umwami yimitse agakiza gakomeye, agirira imbabazi uwo yasize. Ni Dawidi n'urubyaro rwe iteka ryose. Zaburi ya 19. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo. Amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro ribimenyesha irindi joro. Nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi ryabyo. Umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose. Amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Muri ibyo yabambiye izuba ihema, rimeze nk'umukwe usohoka mu nzu ye, rikishima nk'umunyambaraga, rinyura mu nzira yaryo.
riva ku mpera y'ijuru rikagera ku yindi mpera yaryo, nta kintu gihishwa icyokere cyaryo. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizerwa, bihumuswa ubwenge. Amategeko y'Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Kubaha Uwiteka ni kwiza, guhoraho iteka ryose. Amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, ni ayo gukiranuka rwose. Bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi, biryoherera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagu utonyanga. Kandi nibyo bihana umugaragu wawe. Kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ntumbareho ibyaha byanyihishe, kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano. Bye kuntwara, uko niko nzatungana rwose. Urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda. Amagambo yo mu kanwa kanjye n'ibyo umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Zaburi ya 20. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. None menya yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka kiza umwami, kandi usubize uko tukwambaje. Imana ibahe umugisha. Dushoje Zaburi ya 20, tuzakomeza ejo. Mugire gusoza umwaka neza. Uwiteka abaha iby'imitima yanyu yifuza. Mbifurije kuzatangira uyu mwaka wa 2025 mwuzuye imbaraga z'Imana. Umwuka wera azabaganze cyane, umwuka wera azabayobore, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kuzabane namwe, kubaneshereze ibyo mutabasha, kandi nyaguhora ku ngoma Imana, haleluya, izabane na buri umwe wese hagati muri twe, atugirire neza. Ibyatunesheje ntibizongere kutunesha, ibyaturwanyije abihagarare hejuru mu izina rya Yesu.